Sibavuze ngo ni mama wamuroze. Karorize. Ngoda. Ari mama wamuroze sibyanyavu. Nukubera uzi ko duhiga. Sukamutuze duke. Nanje mama ntamwizera. Sukamutuke. Uzi ko joboni nanyuzara kwa nuza kwa Korodine. Umva bari kuvuga ngo mama natwe zatwireje. Mama se. Ikiza nukubona kazuga ko rukarya banyarwanda. Mabusha. Ngwino urebe ninjewe. Naam. Akanya sisusoza. Nje nuguca urabizi ku bintu byo guhinga n'ibyanje. Natwari watinye. Yo naratinye. Harakubanye hanini. Cyakirimo cyo kirakomeye n'umushike. Nibyo nanjye nari mbizi ko ahubwo cyagiye wagiye nakubwe n'ahandi uri buze kumanurira rimwe. Mfite akandi kazi se? Oya. Ntago nagakora akanya ndabaza. Kubera iki se kandi? Noze susoje hakiri kare. Dusoje reko se mwana ni bukira gishiki cyawe ureba harimo inziri harimo ibiki boko. Ibyo nari narabuze umuntu wahashobora. Hako ndaharima gwe no hagira uzishima. Sure. Nuko tubaye. Nicyo kintu ngukundira. Vuba. Nose ubu reka nkwereke sibyo. Nubundi nta kintu ugiye gukora ndabizi urasoje. Ubwo reka ugiye kwashikagura naho ubundi utawikomere. Naga ari hanini. Oya muho nta kibazo nahabyukira ejo mu gitondo. Njya kanye tuvugana. Ejo mu gitondo nzakubona buriya. Ejo mu gitondo uzambona. Subizi ko ngewe ko najya. Ngaho reba igihe maze ndi kuguha. Najya mutubari. Hoye impamvu ne narabuze nuko ibiraka bye byarabaye byinshi. Ariko ngewe ubwo nkwemerenge ejo mu gitondo. Urabizi gahunda ni gahunda. Ndabana kugezeho hano ejo. Ramazan ngenda kuzereka. Kuguhamagara kwawe nuko mbwira ngo ejo kugira ngo ufatishe suko namvuye ko kwizanira. Ese mo nago nyize. Urumva? Suko mukacega. Cyangwa uzana mbyikora. Acira biko. Suka amazi gacega cyo ucukurira hano muko. Uri gushaka kumpenda ubwenge. Twamenye ko kwanuza kwa Venantia habaye mukwera. Kwa Venantia se? Cyangwa niyo mpamvu uri guhora n'urusa. Oya duka. Hakana kabara gahe. Ahubwo nagize ngo suka hara suka mama. Nagize ngo ni ikiro cya Karori bari gusakuza. Ikiriyo? Nakiraye. Karori gihe yapfiriye ra. Ubwo bari basoza ikiriyo uyu munsi sibwo bari baragisoza. Uyu munsi si. Mbizi byo kwa Karori. Nambyivanga mumenye ibyaje wa mugabo. Sibavuze ngo ni mama wamuroze. Karorize. Ngoda. Ari mama wamuroze sibyanyavu. Nukubera uzi ko duhiga. Sukamutuze duke. Nanje mama ntamwizera. Sukamutuke. Uzi ko joboni nanyuzara kwa nuza kwa Korodine. Umva bari kuvuga ngo mama natwe zatwireje. Mama se. Subona ko bavuga ari byo mama araruga. Je numvaga uwenga ibibazo unyuza ngo bakavuga ngo mama wanumuri. Nta wabishwana bikema. Ariko kwa mugani. Mubyuka gasa. Niba baravuze ngo kagenje kuko anuze ngo ni wari wakoze katari kanavuye. Uzi ko nahindukiye nkamubura. Cyarira. Cyagenuza karuhisha koresha ubu. Cyagena ijuru mama byo nabweraye mu. Yaraye. Ndabizi jewe. Kubizi ko turaga ku gitanda kimwe baragiye. Cyagiye twarajyane mpindukiye. Nabonye ishusho ipe gusa wabwo umuntu ndamugo. Ntago wize. Iyo nza ko mwizene wari kuba warahakoze. Wewe ibintu byo byose niba undeba gukabona ndashekeje. Iyo nkubwiye ikintu cyose uraseka. Oya, uje mumva impamvu. Umutware nijoro yakizarya. Ati se nawe muhungu wawe bite. Uwe muhungu se. Aha ijoro arambwira ngo Ramazani bite kuki atajya gukora hara nibwo nanabyibutse nkazindukira iwanyu. Nose we ntago byibuka igihe twari twarabivuganiye. Twaravuganye ngiye maje kunya ndibonera ibiraka ndavuga buri ruriya nawe nta gahunda agira nshobora kugeraho namara gukora akambira ngo amafaranga ni. Ramazani ngambwira igihe waje gukora nkakubwira ngo nta mafaranga ahari. Oya nase weho ubu uri kubona reba ngacyagiye nwaserezimwe. Sanangeje kwasuka kamwe ngo ugenda uzaze kuyafata ejo. Uzimamvu nakubwira ngo uzaze kuyafata ejo nuko wazashije none wanasinze. Ureba amagambo yose ari wamvugisha. Ntago nyimwe inzoga nazivuye. Narebye kukwishyura ndavuga n'ubundi urahita yajyana mu kabari. Ariko ntago ndakubeshya humura ngewe ejo mu gitondo ndabyuka mahinge mu gitondo nka saa 12 ya rubika ningira kubyutsa hano mu buri 12 iravamo sanga saa 3 nariya ndaguhangaye ngaye unaguzayo mubyiza umuhinzi ari gukorera icyatano ya ni bibiri byo gupyonyagura amafaranga n'ibintu ya bibiri ejo uho turaza kumvikana ejo ni muzi ntabwo nayaguhereza ngo nkwizere ngo nta kibazo ngewe ako n'ubuntu ushaka nicyo gihe ubabukimba ejo ndakuzi amuhoza kanyuma ndi kukubwira undi muntu wahinga kageze ayo masaha akabararangije ni umva reka nkubwire
Ndeka nkubwire sibyo none se bari abana ba Kamiri ntabwo bakiga mbaza abana ba Kamiri bwana nanjye baranyoye kubona bazi arega ntase arara mu nzoga ariko kuko nibyo reba nka karakana umusatsi waracuramye tubyihorera ibyaba ari abana hanyuma gahunda ni mu gitondo ni mu gitondo ngewe gahunda ejo mu gitondo abona kugeza 5 kwa 5 Ramaza uranzara ya mikino yawe sonze ahubwo umutwara umubwire ngo na yanuza ndaminza mwibwira buriye kutabaye genda utazanye iby'abagabo so ari ariko mama ari umuruzi ariko nanone mwongera ngatekereza ukuntu mama asengaga ese mama reba nk'ijo bundi jyana muri salo gusenga cyangwa ngo yari yuzuye umwuka mama gatubyihore umva sinuza cyakira kacindi wagikoze ushaka kunkubita isukamo cyakira kacakira cyo gushukura wese ninde wagikoze iki ko nuza budiri yaje kundeba mu gitondo nkamubwira ati turaza guhoma hano kwa nuza kwa muhoza ese umuhoza nagaraduye ibidoruba Shamana yanje mu mudugudu uzi ko muhoza nari muri ayimana muhoza agira umutima mwiza reba kisho bundi amaga kabutu mbona ko muhoza n'ubuzima yabugo umuhoza ubundi amaga kabutu neza gimana kibazo no kuba bamwononaga gute bamufatanya n'umuntu bari gusambana bamufatanya nande amufatanya na chene nuzi amufatanye na chene vari umva suka hano akandi mazi muntu hano ngahasi ntabwo cyari cyane ugawe ko gushoma amazi hano ngahasi ndi kubona sawa umuntu hano yatanye wajya kuna akaguru ngaho mbonye igu bite komera mujye komera meze neza nta mahoro kubona ko imirimo tuzigeza kure buretse tuvugane hanyuma se bimeze bite ko bunarinzi ko muri ndasanga mwabisoje oya twari dufite akazi kenshi ni mpamvu ariko ntabwo nshaka gahunda nusi sawa twavuganye nawe kugahoma ni amasegonda kariya siri kubona ni nawe se zaje rihereramo abantu nkababirira none se icyo nicyo kibazo nusi ari amasegonda wari kuba wabirangiye nk'umukanya hari abantu bagiye kuza ubu se baraza basanga ukiri guhoma umva sha nose ko kitanoze oya iki nicyo cyiza rubanda ntuzane bya bindi byawe byo kuntuburira oya iki ntabwo tuburira kitanoze nicyo ahubwo uzi ko gifataga inzu oya wazanaga ni mazi oya byaba byiza nyine murangije sindi kubona se kikijabamya amazi oya ikintu cyo kiza n'icyuhomaga kigahita gifata kuko iki ngiki ni ukubitaho rimwe rubanda ndabizi cyahita kimanuka cyose ubu se burabukoze iki nubwo twongeramo irindi taka uvanga aya manza amanza avemo hanyuma kigikomere kugira kitaza kugira ute kumanuka sinzi waguzemo baguhaye amakuru iyi nzu waguze baguhaye amakuru neza amakuru bwoko ki iyi nzu abantu bari bayibagamo mbere yirirwaga bateje umutekano muke mu bw'umudugudu umutekano muke gute habagamo umukobwa w'indaya wari warayikodesheje yazanaga abagabo ugasanga ni ukuri icyo kigatuma utagurira ariko do nujaje baryama nujurara muri kiriya cyumba cya rakungura kiriya cyerekeje ku mukingo yemwe ngo bahoraga yabasimburanyaga nk'inuza ariko biraje hano basimburanyaga nk'inkweto oya icyo si cyo kibazo ahubwo ni uko mbona ntazi ibyawe bikate bukese hari uri gukora akazi nkarimo uri kugakora ndi hano mu kanya ningeze kavuye mva nyine hanyuma amafaranga sindi buze kuyagura kuri telefone sujya telefone ntayagira oya ahubwo twari turi kugira reba ukuntu kamaze twanywa n'agasururu yego izi saha reba nibwo utangiye ariko ngo ushaka kujya kunywa rubanda ntacyo ntacyo si kuri telefone se oya ariko rubanda ramaye nanjuka amayanje usudaye rubanda oya ukutaziri wa patani navuganye na rubanda zini bavuganye na rubanda nje sindi kugakoca nkumwembireke nigendere zinabize rubanda nago yaya ntayaguha nago yaya ntatunguye ndayamuha mabu nje mbwira ni butura yeminyera ni vire mu kazi nigende
kuko nje ndabizi neza ngo naba ndi gukorera Rubanda. urayamanagura ya None ikibazo navuganye na Rubanda byose. Nura tugabanye n'iki urakora tuvuga ubimenye nuyamonje ndagaruka nonye muhembe ngo nta kibazo uri kubona namwe mu mafaranga Nise kutangiye kumvuga natangiye kuvuga ubwo ntushaka kunyicira ibiri. wakura neza babuje suri kubibona dore urabona gapi komereza umva. oya ariko byaba byiza ubaye duhaye nka 2 ubona kamazi yamwe gasuru ibiri byinshi naga ari gutangiye uri kubona akazi nkarimo nyine bungiye kuhava utangiye ujya kwinywera za nzoga zawe ntabwo nyuma inzoga umva reka mubwira amafaranga ndayabaheranye sibyo ari uko akazi mutarangiza ndabizi kuko nyaguhaye nta kintu waba ugikoze abaye nka 2 nk'amazi yamwe gasuru uratangiye imisuru ariko nibwo ndagira kuraje njyewe urasanga saa saba reka tubyoroshye saa saba urasanga akazi kawe nagasoje reka tubyoroshye ngasanga urabisoza urayama nimugoroba ntacyo mbotwa sawa mama nta mafaranga umuhaye aratwisha wiraya guhaka bo yanje ndaza kuyifatira nuyamu uzi ngo nanakwizeraga nubwo dukorana urangiraga akazi nta n'undi muntu ukurangiraga akazi bo njyewe boss nibyo ntabwo uzubukanye ubaye boss ugutunga fata icondo ugenda ukirundi hari kandi ushobora unda mu byiciro byinshi ko gikanoga wa mumwe ni wa mama iki kiranoze iki ni kinoze umva ako wabuze ko bari wanyizeraga ntiramburaga akazi ngo iki kiranoze kamwe ndagungura ki ushaka tuba manzo waje kuvura Nizoe tukamanza tukajana cyo cyekano nyine gitero ukijana ara ujura rambika mu bwiciro muwaza muwo kome sima ko wajya uratwite kubera kugira uzamuka dore kuzamuka uzomeze gute utekereza ko izuba ryo ritakuyemo inkoni imbaraga ahubwo mo uzi kuva mu kire kuno bikubereye nzaba we sama nahora mu kire cyose byahi bra naguze ubukene mba mfite koko se aha ndakora hano maze umugabo wakozanye rero yaratomboye pe uzagashinya ifite afite akinyo kashiriye nase ubwo mu ugiye ndikuzamuka ngiye hano ruguru mu rugo ujyana mu rugo se nase ahubwo ko numvisha amakuru rango gutanga akazi ntabwo ubona ko ndi urusore rw'ibigamba ntabwo akazi gahari inshuti yanjye ntabwo hari pe komba bihindutse kubera zugurukumva ndetse undi wabikubwiye ariko nizarayifu bose bari kubyamamaza ngo muza gutanga akazi nyine kari gahari ariko narangije kugatanga babaye bande Rubanda na murumuna we BIKOKORA muhoza ukoze amahano rubanda mushize mu kazi kawe kubera rubanda uriya mugufi rubanda ntabwo umunsi sinaguze inkuruze rubanda afasha akana ku ngufu ntuze gufata umwana ku ngufu no kuba ari kunkorera nawe yagufata ku ngufu yego rubanda mwe mukinisha ariko nyine gisubiye noneho abantu bagufi hari ukuntu bunamaga bagahita bagira mu majipo byose byose bakahita babibona tayari ubwe bageze mu majipo jido kawayiri ntamara mu bintu byawe ushaka nibyo ushaka wamukura mu kazi kawe oya ariko nyine kubera nta defo ndamubonaho reka manze nirebere koko niba ari ngiye ku mafaranga muhaye uramaturira nushaka kumeze na sengisi umunsi wose ikibazo nyine banarangije gupatana nabo ubu bari mu kazi banagatangiye ngambwira uburyo kindi bo mukore mu kazi wamuhereza amaje gukorera ugakuramo sengisi tukayamanda ugasiga ubu bashobora no kuba bananangije kuko igihe twavuganiye ubu batangiye wagira vuba ugaterura icondo kanjane gake ubishira hariya gahunda mani barabakaraniye abantu baje kumasaka umva nge nabivuye ngo ngiye kwifatira abandi sawa umera munya komeza bayemeze nta mahoro nosundi mwe ko muri abadusha cyo tukweri ninguru uri aho rujya niko sha ndamwe nagira ingeso iriya mbwa nukuntu isanga no kurara umuteka amakuru utwaye icondo wigira vuba icondo gifatishije hano hariya byose umva rubabanza nyumve ndikwiruka none se kankuba siko naye chaka bakarani b'unyi muraburiya mama bona abakarani ndahari
Uri kandi uri mu kazi. Oya ndahari oya n'umuntu twaturi guha umuganda ariko ndahari. Se twari tukarangije. Uzorashobora iki buriye? Oya uyu nguyu angendagaho turajyanirana ariko Kandi ko muri gufashanya. Oya n'amatora nyenje nayitwara. ahubwo se ari ahantu ko ari heza kubera tugiye kwima. Igitanda nakuvura. Oya nawe nakivuna mabusha. Oya ibiragura ndabyikore. Umva nyine kubwira ibintu byawe bikure mu nzira vuba njye niba ari ibintu muri guherezaho umuntu umuganda mu byino biri kugenda. Bo uraduha ngahe? Nongereka ngukorera ngaburi sasi. Gusa urabukoze iki kugira mbone gukora ibyo byose? nyine njye kwaka nyine reka nkubwire sibyo n'ubundi ntabwo ndateka wowe ahubwo umva ukuntu bimeze reka ejo uzaze ejo nzirirwa mu rugo nta kintu nzakora wowe uzaze nushaka uzaze mu gitondo ugeze ko njye nagura nabura n'ikintu nkora nzi no kuririmba nyine byo mu rusengero nambaga bya biri by'amanota oya jolo do bade mo naco ariko mo nubwo njye ntanishimye mo umva nyine kandi nkubwiye gahunda yanjye nawe n'ejo mu gitondo sawa sawa kuko njye gushaka ahandi hantu gusa uyu munsi ndabahora uraba sawa sawa nakomeza ariko mo ugabanye wagira karimo nawe ufite n'ibisigo byiza uri cyiza sha Mbwira yuraba nje akazi kawe nje kubikora. Nyine umva nkubwira ukuntu bimeze uri kumva? Bye ibikoresho byari biri mu nzu byose ntabwo bivuze ko ari byo mugiye gukora. gusa ari ahantu Oya urubareka kujya kure. Njyewe ibikoresho bimwe abandi bafunze. Nuzi umbwira aho gushakira n'indi nzo kwimukira. Murazumva sigira. Mbese nuko bipakira mu modoka. Oya murabyikore. Njye ndabandi gupatana akaza Iby'ingenzi wibaza mu kazi. babitwaye hasigaye ibintu bike Umuhozano turabijana nawe. hasigaye amasahani igitanda hamwe n'intebe imwe. Ibindi babitwaye. Igitana n'amasahani n'intebe imwe. Ibindi babitwaye nuko banze kugaruka nke batinze. Nacu urankubita ibihumbi 10 ahubwira ngo ndabijana. Cyose barabitoragura. Uraho ni muje mu Tagira isoni ndagwicyatanga. Ni ibintu bitatu n'ubundi buri kintu senka. Uraseka isa agenda. Umva nkwereke. Uzongera kuza mu rugo ngo nguhe ibiryo. Nkwereke rero sasa. Ufite n'ibihumbi 2. Waguraga nuko zi tukagarangiza tukigenda tugamwe. Mwambwiye ko ari umusada muri Na musa mbo. Niko tugende. Nisi mozero dwanga. Aho tugende. Muhoza Isuko ni kitu muri tubisha. Wafatanye nawe. Mugira amafuti. Tugende. Nakazi. None isuko turasiga. Gira ntuzi nta turatinda. Ubwo no kubivana ari ukubijana. Hara mu mugi. Cyangwa uyu ngasigara hanga ari kubikora. Oya tugende nta kibazo. Akozi murashobora akazi kanjye bahaye buze. Oya igi ntacyo. Ahubwo gira ducunguze ubujumwete. Uriya ariko ma gayiwe niba umukunze mujane mwiriwe kandi siko nyuze hara bari kuvanga ari kubashaka ubu ngubu yabagiye mwiriwe swango gari umusirimu kize mu n'ibyiro ako shanje keza mwa cyatanga hoho munya gayiwe niba umukunze mujane asize n'itara rifungo munyana Je ntabwo wamaye akazi ibintu byawe nabikora neza. Nta kibazo. munya komera Bo. Zora kumanda bari kuvangura gushaka ngabano bakorana ndi bonzore banyita gajime gate ndi bonzo Yera gutumyeho. mbanyira mubwire habuje fungura Gira udasanga Ariko nabivuyemo n'abantu gukorera imizigo Jirazana ba Rubanda nibo bagiye kuntwara imizigo. Yebwe nta gahunda. ntabwo ziri kugwa Aba bavanga. batumye saa 2 izi saa nibwo mugeze. Uyu mukarani Ibyo ntabwo bikora ku wundi w'umukarani. N'umukarani unyivangire mu buzima. rero nawe wagiye gushaka abakarani ushaka abagabo bagufi gusa Abavanga ureke guteza akaguru hano. Numundi baravuze ngo abantu barebera nuko babagabuze. Akaru kameze nk'umuhoba bone. Mabusha. Ninjye uri kubwira. Nyine fungura. Ntabwo usubiza hano akaguru kakaguru. Muze. Oya ntari bisohore ntari Ngiye kubaha akazi ngiye nsora n'ibikoresho byanjye. Umari. Mabusha mbese uri kubona ukuntu nje mfite murari. Unavuze ati urenzaho n'ijana rya tire. Atuvuga ati wena kubonye gukora neza. bamenya kubamba igiti wagigeraho Sohora n'ibyo sohora. Rwanda Mabusha waba twavuganye ngo Umva ibintu bandi twaturi ku mugararo mwiteho. None se niba mwamuhaye umuganda aje kubarutsa. Oya Uretse bazike muri yo gutsinda ku mutwe Wakanyikorera. tuzibaho ngaho
kujyayo twavuganye guki njye ndatashe mukanya mvuye hari rukumbwira nuza uranyura mu ikigusanyo uragikoze mukanya mvuye hari umbwiye ngo ukura mu kimwe ngarurire ngira ute wakoze iki Zuruba wago amafaranga Ruba wakoze iki? nunayi wakoze iki twumvikanye nuko karakazi kawe njye ndagakora niyemeje ibintu bibi mvuye hari umbwiye ngo ko nangaha njye ntabwo mbizi mvuye hari umbwiye ngo mwambye ko muri mboto katuma tubijemo imikino myinshi leta nk'uheza umwuka mvuye hari umbwiye ngo kubaza ibintu kibiri ko nangaha akazi kawe ndagakora Zuruba ndi wamanze ukosubiza ibyo ari kukubaza birasha kugenda nimugoroba yemwe ariko byanu ariko nako tasumutwara amafaranga yigeze umwana yigeze wa mukobwa ibintu ndi gupfa n'abahungu ntabwo bizi ko nanjye akazi mbatenyemo ntabwo tuza rero manza ndiringe nawe wajya cyangwa mvuye hari umbwiye ngo ntabwo ukora akazi waje gukora tuza mu mazi mudiringa amasaha tuvuye hari agiye umbwiye ngo tuvuye hari umbwiye ngo ushyirwa akubona uri kuneza zibaho ngaho umbwiye ngo babuja ni intebe tugiye kugeza ku muhanda Mabuja iki? akazi kawe irukana rubanda nkikorera njenye mpereza nje nabishobora ndi njenye mpereza mwabahungu mwe muri inyembe bivuze ko ari ufite akandi kazi kuva muhereza ko ayo wamanya muhereza wowe iki wangigira we nafukanye n'umukobwa mpereza amafaranga yagira vuba cyakoze noneho ibigori meza amafaranga yanjye gira vuba sinzi aho byaturutse nisoro wamuhaye amafaranga meza amafaranga yanjye rubagira vuba mu minota itarenze ibintu ntaguheza umwuka wangegeraho jekana nawe barekera nawe tujye gupakira ibyo upakira aha ngaha neza uruba bari mabuja wamuhaye amafaranga Mpereza. mabu nawe kubita nawe nkaguheza umwuka ntabwo mwari kumwe cyakoze Umva nyine mwabihungu muri ibigoryi nisoro baguhaye amafaranga ni wambwiye mwataye ubwenge umva nyine mubwire Yesu bishyira mu reka karere kuba aho nabona ngaho wakoze iki nabona akazi uzikata birandeba wakoze akazi wari bukore none unca guca ntabwo nakoze bindeba kuko iyo uza kuba ukeneye akazi wari kuba wagakoze ukagasoza ampereza agira vuba niba uzi ko hari ikintu wankorera ibikoresho byanjye muri buze gukora mabuja karibyo ndi kukubaho uri kuja guhereza amafaranga rubanda wowe wakoze iki akira amafaranga mutanganye mugire vuba mu mugende neza imabu mugende ndashaka abandi ugeze babikira ukutana dukubi bikokora haguruka aha ngaha uzapfa ukindutsa mabuja reka nkikorera njenye ndababwiye ngo nta bikora uzapfa ukindutsa waruturu ubwiye ngo genda kumbwira ko ahubwo ayo masana ari nta kazi nkibafite aha ngaha mutari kandi nawe ubaye nka kiriya rero kigo abantu bo kuzanga mumeshya ngo mwari muri gutanga umusada mufite akandi kazi mwataye nari muri mideni uranaye ndi kumwishyura ndakubwiye ngo muzibaho ngo mwese ntagire n'ijambo rongera kumva bibavuye mu kanwa mumvire ku narigera nimbonye abakarani singase kubundi narebaga he ibintu nkawe muraba no kwikorera intebe zisa gutya nk'ibyo ndabivuga reba ukuntu ibintu uri gukora ni nazo biko mujye kwa atari wowe nese wakukora ubizi ko muze araduhaye akazi uyu yaraduhaye nga reba muze ni nabwo yafatsa bibi niho nambwiye nizo nshaka abanyabusanga ndazisubira mama umva mubiri umva imbere gira vuba ndababwiye ngo ubundi ndazisubira n'ubundi ntabwo wakazi rubanda reba aricyo rubanda nanjye muremure ntushashe no gutanga akazi ushoreba ku burebure kuburi muri amurasi waba nawe umuhagaze buri munsi ntuzi ko umumaka akazi mabuja waba wari ukamakaza ako mafaranga ariko narinda iyo mbimenya akazi amuro bamubwiye akikora bino bintu akabitwara nuko yaje atinze ariko afite ubwenge ariko njyewe impamvu ariko nawe Reba impamvu. reba icyo cyizere bancizemo cyo kumva ko buri wese hari amakazi wakiguye nyine wakibyaje umusaruro ubundi mabuja kavuze ko ashaka akadomoro ushaka mumbi imbere n'ubundi kadomo ntabwo aragera kure bari njya kureba mugire vuba umva nyine kandi mubiri zirego basanga aho ngaho niba babwiye gutaha ni ugutaha muve imbere y'umuryango si wanyihera akazi ndatanga abasanga aho ngaho simese ijambo nk'ubureba nk'ibintu bagukoze reba ari n'ibyo kubize ko akagari ko kazi kadutuze uyu munsi turabahura nyine nambwira ukuntu turabaho kandi bari kuduhereza amafaranga ukemera ibyo si wowe bikoze jyana ntumurikire nawe ntunkurikire mabusha 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 we mabusha we